yaba ibintu nekereje waba wabyumvise waba utabyumvise. Ntabwo uri kunyumva. wanjye wanyamugurira rwose usanga ari wa muturanyi wanjye unyamugurira umukozi yakubise niba tubibise neza yarakubise bashobotse barayigisha baragira gute bavuga ibyo bariginguta urakoze n'ibyo ni iby'abakozi ari kurenga ari kubesherwa Mana yanjye kuko ni njyewe wabonye bino bibazo by'isi kuko nzabibasha. Ngaho umugabo nera, ngaho iki umugabo tutumvikana, ariko mana yanjye umugabo ko kurya mu buriri wa mana we koko wambuye nacumuye iki koko kuri wowe narinzi ko bizageraho bigashira none turi ahubwo nibwo bimeze nk'aho ari muri kandi nana koko wanduhuriye umutwaro wandubariye nibi koko nari buzasange mu rugo rwanjye wandubariye koko wapfana kino kigeragezo wakimuyeho koko Imana we ndarushye wambwiye ko ujyana abantu none amasezerano yawe koko n'ubu yewe mana we koko mana wakubariye koko kino kigeragezo ukakinkuraho ko ndushye ndarushye umugabo nyamu umugabo tutumvikana usinda buri munsi mana we Muraho bino bintu bikozwe hano hantu hari umuntu rufe we kari hano hari umuntu rufe wino hano ugeze hano ryari ugeze hano kano kanya ngeze hano kano kanya nk'ikigera hano aka kanya ko mbona ufite irwikiye ko nk'umuntu wagira ngo wari uri hano mu kanya rwikiye ninde umenye isafuriya n'ibyari birimo hariya isafuriya ni njyewe isafuriya se n'ubwoko ki isafuriya umva wimbeshya ntabwo ntusi warebye ni nk'iki bakugura nyine ndabibona ko uvuye kugura umugati ariko wageze hano kare umva ahubwo nkubwire nongere urumva
waba wari uhari waba utari uhari. ahubwo mabuja wowe wabyumvise na buriya uzi ko hano hari injangwe n'imbere. Injangwe nihiritse ibintu byari biri hariya se. Shobora ko yagiye igakomaho imbere bikayicika. Igacika hehe. Ubu se n'ubwa mbere duteretse ibintu hariya ko bitigeze bihirima se bigahirima ubu ngubu. Ntabwo nakubeshya no kuri. Nibwo nshyize umpamagaye ndi muzi. Ceceka wumva ibyo ndakubwira. Waba ibintu nekereje waba wabyumvise waba utabyumvise. Nzibeshye ngira handi hantu na hato mbyumva. Je nawe tuzaserera. Kuko nta wundi muntu turi kumwe hano muri uru rugo. Wanyumvise? Sinumvise. Nako nkubwiye ngo iki kurugutura amatwi yawe banze unyumve. Ndizera kuri kunyumva. Mabuja nta kintu numvise. Nanjye nakubwiye ngo ningira aho mbyumva mu baturanyi. Je nawe tuzaserera. Nize ko nta kintu numvise. Zawe ibyo numvise. Ako ubundi uyu ni umukozi mfite. Wenda guhamagara njye ukagenda guma hangaha. Ibyo naguhamagara se nabikubwiye. Nta kindi kindi. Nongere nkwihanangirize bwa kabiri. Ningira ahantu ibintu navugiraga hara muri toilette mbisanga. Njye nawe tuzaba babiri. Nzi neza ko wabyumvise. Bikomeza kunyigiraho ngahe. Ngatumuka ugenda. Genda se genda ujye gutegura ibyo wagomba gutegura. Genda mvi ruhande. Nkagira umukozi w'umutesha mutwe nkagira umugabo umeze isubana yawe. Sha ibibazo by'aba boss n'abamahaje nge ntarugo mba mbyitayeho. Ni kiba bundi rekana nabikwame niyumvira umuziki byo ntago birandiye. Ndi bakubwiye ngo ujye kuzana ikigabo se ki byose nabyumvise. Kikuzana ikigabo kiki kitawagira ngo nta n'ubwenge kinagira. Ibi byomo mbyoze ndi mu muziki wa dance. Ewa. Pongarara. No sera yawe. Yeah. Hey. Rufe! Ugena guhamagaye ntabwo uri kunyumva. Ibyo ekuteri wajya ubikura mu matwi ukumva ibintu umuntu ari kukubwira. Waje cyane. Ndagize ne. Ubu kuva igihe numviye bakomanga nta nubwo urajya gukingura. Nginde waje. Ariko mana yanjye ubundi nturi nagura ikigeragezo. Ubwo mu mutwe uruzuye. Ntagomba ko ari gukomanga kuri gate. None umva ugira Imana ntaba ari sobuje. None arakwica umva ko wigenje. Natagukura mu mwuka. Ndamenya ko atari nawe ko muzira. Nta kazi kawe. Ntago mbizi nimba ari ibaze kuba aya masaha utarajya gukingura umuntu. Iye komangi
Shaman, uri ikigeragezo wa muhungu. Bose yaje turashize. Nugira Imana ugasanga ntago ari we nyine ubwo ugira Imana. Nusanga ari we ubwo arakumiza ifuro. Ntabwo mbizi niba yaje. Ihute se jya gukingura ava mu magambo. Ako Mana yaje. Tagira ikigeragezo. Ugenda. Kado. Katoko. Kado. Katoko. Ijemba navugiye ntago kiba cyumva. Kingura vaba, kingura. Boss, ye kutse navugiye ntago boss. Uragira ngo uje? Ijemba navugiye ntago kiba cyumva. Ngeza kubaka ngiye ubundi ndafite abakozi banga. Uri gukora iki? Uri gukora iki hano? Uri gukora iki? Murekeraho ni murekeraho ariko. Boss aranyishe weje. Agose mugabo mwiza wagiye koko. Yereka. Suko warekwiye koko warenze umuntu koko. Mugeze naho mu Rwanda. Genza kubaka ngewe. Ngwina ariko vaho. Nge ntago Genda nawe genda. Sesheri koko nibi ngibi koko ugeze naho ku Rwanda. Banahagaze amasaha nkomanga. Ngareka tugende. ubwo mperuka mu Budage cyagiye mu mahugurwa y'imikino abakire muri abagirerega itangazo banasaba uwo munsi muratumiye kujya kumva urubanza ku mudugudu uko wasanga Federezemo sebuja aravuga ariho itangazo ni wa muturanyi wanje unyamuburira ha uko wasanga ari wa muturanyi wanje unyamuburira umudugudu aho mujya kumva urubanza Federezemo sebuja nibyo tugende reka tuyigemo byo kunywa tube tubiretse. Itangazo abaturage mwese murasabwa kujya ku biro by'umudugudu kumva urubanza aho Ruferedi aregamo bosi we. Abaturage mwese musabwe kujya guca urubanza. Uyu munsi dufite ibirego bikomeye, dufite ikibazo gikomeye cyane ariko birakemuka. Nzi ko ari cyo kuyobora biberaho kandi babona ko abaturage bari kugenda babibera. Ibibazo by'uyu munsi kari gutugana. Ibibazo bya hano birakomeye. Uyu munsi akora barabona abaturage batari kwitabira. Nibaza ko iki kibazo mu boss turi kuregwa n'umukozi urabona bizoroha. Batugomba kuyobora neza. Nese ko ari cyo badushyiriyeho. Boss arimo aradutanga. Icyo badushyiriyeho tugomba kubakemurira ibibazo. Umuntu w'icyitegererezo utangiye kugirana ibibazo n'abakozi biwe neza. Yego. Muraho neza nyakubahwa. Muteka muraho. Bwana muyobozi. Muraho neza. Twembi muraho. Murakoze cyane. Muraho nanone. Muraho. Ndabakiriye mwese. Muranze ko ari yewe muyobozi w'umudugudu wa Twembi. Muranze se? Yego turavuze. Muranze? Abayobozi banyu murabazi. Uyu ni umukuru w'isibo. Uyu ni umutekano. Twaje mu kibazo kimwe murakiza. Mwabyumvise mu itangazo. Ufite urubanza rukomeye rw'umukozi urega boss. Umukozi witwa Ruferedi urega boss, reka ndebe boss boss ni Loriye mu mudugudu wacu ntaho utamuzi. Ase ngo bapfukira. Reka turaza kubumva. Fredi yaba yaje? Yarahari. Haguruka turebe ko ndabona hari. Boss Loriye yarahari?
rero yese yahabura nanjye ndahari arahari yimwicariye rwose madamu mudamu wa Roriye wa boss nanjye ndahari ndi hano rwose muyobozi tugiye kujya mu rubanza rero tugiye kumva urubanza twumva ikibazo bafitanye Alfredi yahaguruka akatubwira ikibazo gihari natubwire rwose murakoze reka tumuteke amatwi sibyo abaturage murakoze cyane bwana muyobozi kuba mumpaye umwanya wo kuvuga ikibazo gifite rero na mbere mwese jya ku kibazo cyawe ufite ikibazo mfite ntabwo niyumvisha uburyo ki umugosi wanjye yampamagariye ko mu kazi amukorera ibyo nshinzwe ntabwo mugiye yampamagariye no kunkubita bimwe ndagukubita se byagenze gute tubwire muri make wibutije bosi yarakomanze naye nza nkomanga nza niruka nkajya kumukina ubwo nkihagera ku muryango mu gipangu yahise amfata mutuze baturage mutuze rwose yahise antura hasi arankubita hafi no kunkomera niko mabuye yarahari agatabara ariko yaranyije njye nagira ngo umumbarize impaba nkubita kuko njye ntabwo ndi umwana we ukuraza yikugira uko yiboneye ikibazo cyawe cyumvikanye icara twumve bose Roriye urubanza rw'uyu munsi niho duteranije ntabwo kutubwira ikibazo ko cyagenze urubanza rero ntabwo ibintu byagombye kuba tuba turi hano ngewe by'uno mukozi arimo aravuga ari kumbeshya ntabwo narwanye nawe sinamukubise nta nubwo njya nkubita umukozi wanjye ndamukunda dore nguyu sinzi ubu ngo ashobora kuba yaranyweye wenda akavuga ati ngo ngewe ngo nzavuga ngo nzaye kurega bosi ngazamo amafaranga ariko ntabwo nigeze mukubita byagenze gute kugira ngo aze yamutubarize muyobozi byagenze gute kugira ngo aze hano kukurega ngewe nari mvuye mu kazi bisanzwe ndaza nkomanga ku rugi rimwe nkomanga kabiri nkomanga gatatu atarankingurira ahanyinguriye ankingurira ngenda nsa nkugwa nyine yarakinguye nawe negamye ku rupangu kurya ndi gusinzira noneho akinguye mpita ngo hasi mba ndamugwiriye mugaramaho gutya noneho arangije aravuga ati ngo ubwo ngubwo ndamukubise ibintu byatuma umukozi wawe akurega ya niba waramuguyeho icyo nicyo cyabakoze nk'ubu namuguyeho ariko nabishaka ntabwo namukubise hanyuma ko numvise avuga ko baje kumutabara reka twumve Fredi wicaye gato bosi turakuba muri uno mudugudu ariko niba wararwanze niba byarabaye rwose tubaza kuduha ubuyobozi rwose uyu mugabo ni umunyamafuti rwose niba hari n'abari ku ruhande rw'uyu nguyu nawe ntushobotse oya mwamuvuganira niba ari uko yirirwa bagurira amayoga hariya njye ibyo ntabwo mbindeba ariko mwebwe umugabo muri kumwe nta mugabo murimo nyuma yo kumva ikibazo cya umugabo icara rwose twakumvise icara gusa abaturage barahari gusa nta kintu kirimo barahari muri umugozi cyo gukemura urubanza reka twumve abantu nka batatu cyangwa babiri mu baturage umuyobozi nawe yagiye icyo kubaza undi uri buvuge yego uri mu bamuntu umuturanyi wabo uriya nabonye umuturanyi wabo namubonye byari buvuge no turaza kubyumva gatwere kuri uyu muturage uriya ukurikizeho uriya muturanyi wabo abayobozi yego umuyobozi murakoze kuko twabura kumva ikibazo cya Alfredi uko biri kose umuntu ntabwo yaza kurega nta cyabaye niko twese tubitekereza kugeza ubwo dutanga umudugudu avuga ati mutanga itangazo dukemura ikibazo duhure nk'abaturage iyo byose agiye ku bwanjye numva hari ikintu cyabaye niyo mpamvu bagomba kubisobanura na madamu we ari we nyirabuja akatubwira kuko ngo niwe wabatabaye aramukiza ngo yamumukuye hejuru ga yaramwishe nuko yareza bivuga wari uhari nawe turavuga nk'umugabo wari uhari ngo niwe wabakije ntacyaza kudufasha ubuyobozi igihe cyo nabazaga n'icyo ngicyo ubwo n'abandi bagiye icyo bavuga ariko ngo Alfredi niba yarahohoteye agomba kurenganurwa tutitaye ko ari sibo reka twumve uriya nawe murakoze nta byinshi ndavuga murabizi
aba bakozi b'iki gihe ntibashobotse, baririsha baragira gute, bavuga ibyo baridumbutsa. Murakoze nibyo ni iby'abakozi, ari kurengana, ari kubesherwa. Reka twumve. None se urashaka kuba yavuze ko yamugwiriye undi arimo arare, we wumvisha icyo areganyiriza inari ntabivuge nawe nagira icyo abivugaho se ntabwo yabivuze rwose. Akarengane kagomba gushira. abakoresha n'abakozi bakunda kugorana, ariko ikintu kigaragara cyo uyu mukoresha yabangamiye umukozi. Yarabangamiye umukozi, ntabwo yaramubangamiye. Ikindi cyagira umugore umugore yavuganira umugabo wiwe, ntabwo umugore yavugira nawe umugabo wiwe, agomba kuvugira umugabo wiwe. Ariko ikigaragara cyo umukozi uyu nguyu ajya amutuma amazi. uyu ni uri guhaca twabyumvise. Ubwo biragaragara ko umukozi yakubise. Niba tubibise neza yarakubise. Oya, iki kibazo ntabwo cyagarukiye aha ngaha. Ntekereza ko nakibwiwe n'umukuru w'umutekano. Mbere yo kubivuga ariko reka twubaze tubyumve. Umukuru w'umutekano atakivuga niwe wakimbwiye kubw'impamvu yawe. Yaho uvuga nawe akeneye umutekano se yasanze ibyo bintu biri. Oya nawe akeneye ubutabera yatubwiye. ibintu badukinga. Shyigikira umugabo w'amafuti gusa. Umugabo nyamuntu. Umugabo nyamuntu. Bose yaneye mu ngende naho yajya nisebanya. Jewe ndabivuga byose. Yagenze byerekana sobanura. Genda bicara hano. Oya nge mureke mbibazo. Ari kubitse nyine ariko girava dutaye dore ngoroba. Uyu mugabo yagenze je bivuga nkuko nabagira inama. Umugabo ari anyamu mu oya ibintu se bibaho. Mawuja yitotomba naramwumvise. Bosi nushake uzanyirukane ariko mbivuze uko genda bicara hano twakumvise rwose. Mawuja yaragowe. Mukuru w'umutekano tubwire ko bimeze. Waragiye. Ureke rero ubucuruzi bw'imwete butangiye kwira. Uko biri kose iki kibazo nari nakigejeje kuri mudugudu yarakizi. Uko biri kose turabona uko bakitubwiye atari ko kiri. Kandi murabona ko buri kwira kigiye gukurikiraho rero tugiye kuba dusubikiza inama hano. Oya mugende mugikurikirana neza. Hanyuma iki kibazo tugikurikirana neza. Kandi muzakizane gifite ibisubizo n'imyanzuro. Inama y'ubutaha n'icyo kunya mu nzu se abaturage bireba neza rwose ntabwo njya kuri ikibazo kibayirimo. Abaturage ntabwo ari byo. Abaturage batwende sibyo? Murakoze cyane. ariko abaturage nanjye nasabaga ijambo. Ndabona umudamu we nagire vadu dutaye kuko icyo kibazo cyarabaye kuva uyu mugabo twashakana ni kameze annya mu nzu buri gihe chance ni mugabo nyabaki mana reka mbabwiye umukozi arabeye mugerageze basi ndabasaba inkunga y'amasengesho kuko nta kindi Kane saba dangi ufashe umwanzuro ko ari wihagazeho ukuntu yamurengera nakora iki